Mwaramutse, ngiye kubabwira ukuntu Pawulo na Sila bafunzwe muri gereza bazira gukorera Imana cyangwa se bazira ijambo ry'Imana, ahasigaye bamara gufungwa imiryango ya gereza igakinguka, ahasigaye bakigendera. Inkuru yabo ni ndende. Iyo nkuru rero iboneka mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 40, ariko muri aka kanya tugiye guhera ku murongo wa 16 noneho tugeze ku murongo wa 21. Dutangiriye ku murongo wa 16, umutwe w'amagambo uragira ngo umukobwa uterwa na dayimoni akizwa. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga ba shebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya abigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Ba shebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware. Babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane y'abo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, kuko turi Abaroma. Aka ni agace ka mbere. Nzagaruka mbashyiriraho inkuru yose irangire. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana kandi mugomeze kugubwa neza muri Yesu Kristo. Icyo nabifuriza ni iherezo ryiza igihe Yesu azaba agarutse. Murakoze cyane.